dushimiye wowe udukurikirana ugakurikirana ivugabutumwa dutanga mu buryo bugiye butandukanye. Muri ubwo buryo hakazamo uburyo bw'ikoranabuhanga aho dushobora gukoresha amavideo tukayasangiza abantu kuri Facebook, kuri YouTube n'ahandi. Turagushimiye rero uburyo dukurikirana ariko n'uburyo ukomeza gusangiza abandi iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri ubu n'ubutumwa bwiza bukeneye kubwirwa amahanga yose, ari nayo mpamvu dushimira Imana ku bw'ubu buryo bw'ikoranabuhanga budufasha kugeza ubutumwa bwiza kure kandi mu gihe gito. Nawe rero wadufasha muri ubwo buryo bwo kugira ngo inshuti zawe abo mubana ku magroupe atandukanye ubasangize aya mavideo yacu. Uzaba ugize neza cyane. Imana iguha umugisha ku bw'ibyo, ariko cyane cyane umugisha ukomeye nawe no guhishurirwa Kristo ugahabwa ubugingo buhoraho bubonerwa mu kumwizera, kuko niwe wenyine nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nkuko yabivuze ngo nta wajya kwa data atari nge umujyanye. Ijambo rero turi busome uyu munsi riri muri Yesaya igice cya 40. Yesaya igice cya 40 turasoma 20 gusa. 20 Yesaya igice cya 40 turasoma 20 ibanza. Yavuga ngo nimuhumurize abantu banjye mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'abi Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Iryo ni ryo jambo ry'uyu munsi, iryo jambo Imana yanshyize ku mutima ko twasangira. Ijambo ry'ihumure ribwirwa abantu b'i Yerusalemu. Pawulo abigarukaho mu Bagalatiya avuga Yerusalemu, akavuga Yerusalemu yo mu ijuru, akanavuga ko hari na Yerusalemu yo mu isi, ariko avuga ko bitandukanye. Avuga ko iyo mu isi yabyariye ububata, yageragezaga kugaragaza Abisirayeli ku mubiri, avuga ko bari mu bubata bw'amategeko, agaragaza ko ariko atari bo baragwa b'ubugingo buhoraho, ahubwo avuga ko ari Yerusalemu yo mu ijuru, ko nanone abari muri iyo Yerusalemu yo mu ijuru ari bo bana bazaragwa ubugingo buhoraho. Akabicamo umugani agaragaza ibya Hagayi n'umuhungu w'Ishimayeli na Isaka ukomoka kuri Sara, agaragaza rero ko igihe cyageze Imana ikabwira Aburahamu ati biragukwiye gusenda Hagayi n'umuhungu we, kubera ko umwana w'isezerano atazaraganwa n'umwana w'inshoreke. Abantu rero n'ubundi bakiri muri Yerusalemu yo mu isi cyangwa se bakiri mu mategeko batekereza ko ari bafite ubugingo buhoraho, ntabwo bizakunda. Ihumure batubwiye riri ku bantu bari muri Yerusalemu, ariko nyine ni Yerusalemu yo mu ijuru, abari muri Kristo Yesu. Nibo birivuga mu Baroma 8:1 ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Abo rero nibo Imana itumaho ibabwira ngo nibahumurizwe. Abo nta kibazo Imana igifitanye nabo, ibyaha byabo Imana yabihaniye undi, yabibahaniye kabiri. Mu yandi magambo ishatse kuvuga ngo yabibahaniye mu buryo buhagije. Ariko se yabibahaniye gute? Nuko harundi yahannye mu cyimbo cyabo. Ubundi rero nta wundi nanone ni Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubundi nkuko twagiye tubigaruka mu biganiro byacu byarangiye, mu by'ukuri umuntu yanduriye muri Adamu. Twese ni Imana yaturemeye, ituremera mu muntu umwe,
gusa iramubwira ngo byare wororoke wuzure isi. No kuvuga ngo iremye Adamu twese yari turemye, ahubwo icyo yamubwiye gusa nuko abyara kororoka akuzura isi. Adamu rero yitwara nabi, Adamu agomera Imana, arya ku giti Imana yamubujije, kandi cyari igiti kukiryaho byanganaga no gupfa, kandi gupfa urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka Bibiliya rugarukaho cyane, igenda risobanura ivuga ko ari ukoherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho abantu bazarira bagahekenya amenyo. Icyo ngicyo nicyo Adamu yakoze, nicyo Adamu yatwanduje, nicyo Adamu yadukururiye urupfu rw'iteka, yadukururiye kuzababazwa by'iteka ryose turi mu nyanja yaka umuriro n'amazuku kubw'icyo giti yariyeho. Buri wese rero avuka mu by'ukuri yaramaze kwandurira muri Adamu, yaramaze kugabana urwo rupfu rw'iteka, yaramaze gukatirwa n'Imana kuzajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, hadashingiye ku byaha umuntu akora, hadashingiye kubeshya, hadashingiye kwiba, hadashingiye gusambana, hadashingiye kurakara, hadashingiye n'ibindi byinshi. Oya, ibyo byose nta na kimwe urakora uba waramaze gukatirwa. Dawidi abigarukaho, Zaburi 51:7 akavuga ngo mu byaha nimo mama yansamiye, ngo naremanywe gukiranirwa. Zaburi 58:4 akavuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana bakivuka. Uko niko umuntu avuka ameze. Icyakora nawe yivutse ugakura, ugenda wisanga mu byaha, ugenda wibonaho ibyaha, ugenda usanga nawe mu by'ukuri za mbuto z'ibyaha zikugaragaraho. Ariko umuzigira izina ni ya kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu, kandi tuba twarakatiwe n'ibyo bitari byanakorwa. Imana rero kubera ko yakunze umuntu, ntabwo yasabye umuntu kwikiza, ntabwo yasabye umuntu kwigira neza. Ntiwakugira neza kandi waravutse uri mubi. Nta nicyo kintu abantu bajya bigishwa kitari cyo, ngo nibakore byiza kugira ngo bazajye mu ijuru. Wakora byiza gute kandi wowe uri mubi? Ntabwo igiti kibi cyakwera imbuto nziza, ntabwo bishoboka. Wavutse uri mubi, n'ibyo ukora byose ni bibi mu maso y'Imana, niyo byaba byiza mu maso y'abantu. Imana rero kugira ngo ikemure ikibazo yari ifitanye n'umuntu, Imana kugira ngo itakurimbura wowe, Imana kugira ngo itandimbura ngewe, byasabye mwitegure Yesu. Yesu aza mu isi, Yesu aba mu isi, Yesu amara imyaka 33 hano mu isi, abari ugaragaza ubutungane, abari utunganira Imana mu kimbo cyacu, abari ukora icyo twebwe tutari kubasha gukora. Ariko arangije rero kubikora ibyo, nabwo ikintu yakoze gikomeye nuko yemeye kwishyiraho ubunyabyaha bwawe we n'ubunyabyaha bwanjye, yemeye kubarwaho bwa bubi twabarwagaho, ariko yemera no kubuhanirwa. Ndagira ngo ngaruke ahandi batubwiye muri Yesaya 40 batubwira ko ibyaha byacu hari uwabihaniwe ndetse ku buryo buhagije, nuko twabihaniwe kabiri. Mu yandi magambo, hari uwahanwe ku buryo Imana yashakaga, arabwuzuza neza ku buryo nta kibazo dukwiye kugira, ahubwo tubwirwe ijambo ry'ihumure, tubwirwe ibyurutse imitima, tubwirwe ko nta kibazo kigihari. Ariko impamvu cyari gihari, Yesu akishyiraho, aragikemura. Agikemuje iki? Yagikemuje urupfu yapfuye. Urupfu Yesu yapfuye ni urupfu rungana n'urwo wari kuzapfa woherewe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni urupfu rungana no kuba wari kuzajya Gehenomu. Ni urupfu rungana n'umubabaro wo kuzababazwa uri muri wa muriro utazima. Umubabaro Yesu yababajwe ungana n'uwo nguwo, cyakora we yababajwe mu minsi 3 wose umurangiriramo. Ariko Imana imaze kubona ko imuhannye ku buryo buhagije, iratuma ngo noneho nibatubwire ibyururutse umutima, nibatubwire ko twamaze guhanirwa muri Kristo, nibatubwire ko nta kibazo tugifitanye n'Imana. Iyo rero niyo nkuru yihumura. Icyo nicyo Imana iri kubwira abantu bayo uyu munsi, nicyo iri kubwira abantu bizeye Kristo, no kubabwira ngo muhumure, nta kibazo ngifitanye namwe. Icyo twari dufitanye Kristo yarakirangije. Urubanza narabaciriye rw'urupfu rw'iteka, Yesu niwe warupfuye, mwebwe nta kibazo tugifitanye. Nawe rero uyu munsi we wumva iri jambo ry'ubutumwa bwiza, menya ngo ikibazo ufitanye n'Imana cyararangiye, menya ngo nta deni kibereyemo Imana, menya ngo Imana yishyuje Yesu ku buryo buhagije, menya ngo Imana ntabwo izaguhana, menya ngo Imana hari undi yahanye, menya ngo Yesu apfa ni wowe burya Imana yari yishe ikwiciye muri Kristo Yesu, menya ngo urupfu rw'iteka wari warakatiwe rwakuweho n'urwo Yesu yapfuye, menya ngo ntabwo Imana ikiguhanye, menya ngo Imana umubanya amahoro ariko ku bwa Yesu Kristo. Impamvu Yesaya abigarukaho muri Yesaya 53 wa gatanu uvuga ngo yashinjaguye ibicumuro byacu ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesu. Mu by'ukuri igihano kiduhesha amahoro ni icyo ngicyo, igihano Yesu yahanwe niyo kiduhesha amahoro. Dufite amahoro tutakesha ikindi kintu, ahubwo nuko hari undi wahanwe mu kimbo cyacu. Nawe rero uyu munsi ndakwifuriza kwizera Kristo,
ariko nta kindi umwizeraho, no kwizeraho ko urwo mwizeraho ko yagukuriyeho igihano cy'urupfu rw'iteka, no kumwizeraho ko urwo wari warakatiwe ari we rwahamye, no kumwizeraho ko yagupfiriye ariko ukaba ubyumva neza, ukamenya ngo ubwo yamfiriye ndi ntibakinyishe rwa rupfu bari barankatiye, no kumenya ngo twarangizanyije n'Imana, no kumenya ngo ikibazo cyararangiye, no kumenya ngo ikibazo cyarakemutse, ukamenya ngo Imana yaramabariye. Ubu nako niko gakiza. Luka igice cya mbere umurongo wa 77 biravuga ngo agakiza no kubabarirwa ibyaha. Ihumura rero niritaye mu mutima wawe uyu munsi, niko Imana iri gutuma ngo tubwire abantu bayo ko ibyaha byabo iribababariye. Abantu nibizere Yesu, abantu nibaruhuke mu mitima, abantu nibahumure, nta kibazo Imana igifitanye nabo.